icyo nibuka nuko twahagurutse n'isengesho twabanje gusenga nibonora imitima ya bose buri muntu hagira hazi itagiye kuba cyisi ariko mpamvu twemerere turambuke ikiganza cyawe cy'imbabazi iteka n'ibice mpamvu twemerere tutwandike mu gitabo cyo gutumira muri mugoroba mwami data ugena natwe twagendanye n'ubwoko bw'Isirayeli ijambo ryabo ngo wagendanye nabo bajya mu gihugu cy'amasezerano data natwe ntutire tugendane n'ingo ngabo nama amaraso ya Kristo atwikira ibasi yose tukakutana nayo gusa isengesho ryatangiye benshi batarinjira ariko isengesho rirangiye byabaye ngombwa ko abari basigaye hanze bafungira ngo tubashe gusenga n'umutima utuje baje kwemererwa kwinjira bose binjira bishimiye uburyo urugendo rugiye kujya rwaba rwiza kuva Kigali tugana Kampala muri uwo mugoroba. Buri wese yari afite ibyo ashinzwe gukora kandi buri wese yari afite icyo agiye gukora aho ngaho Kampala. Ni ukuvuga ngo twari dufite imitima duhuje imitima ariko dufite ibitekerezo bitandukanye nguko uko bisi yaje guhaguruka yahagurutse muri gare ya Nyabugogo yerekeje i Kampala ku cyumweru nimugoroba ku itariki 18. Ndi muri basi ndi na Ngabo Festus. Nk'uko bisanzwe burya iyo basi ivuye muri gare ya Nyabugogo burya irushywa no kugera muri kaburimbo ihita ifata umuvuduko muremure gusa yagera mu Gatsata akabamo utuntu duke na duke kubera abanyonzi kubera abamotari kubera abanyamaguru bose baba bava banajya mu kazi biba ngombwa ko shoferi yitwararika ariko twabashije kuva muri uwo muvundo mu mahoro. Dufata umuhanda rero ugigatuna ubwo turi kumwe na shoferi gusa Ngabo yakomeje kunyibutsa ati hari umuntu uri buturuke ku Gisenyi nawe namukatishirije ariko byanze bikunze tugomba guhurira mu Rukomo. Imodoka yari yuzuye kandi yagendaga ku muvuduko uringaniye kuko mu Rwanda nyine nta gupfa kurenza umuvuduko wa 80 mu isaha. Tugera mu santere ya Nyacyonga nta kibazo dufite kandi twari dufite umutekano usesuye. Gusa twarakomeje gusa n'ubutangira kutwiriraho kuko amasaha yatambutse twibaza ngo uburyo turi bugere Gatuna tukabasha kwambuka umupaka mu Gatuna ku mupaka wa Gatuna. Kampala twaciye mu muhanda muremure
umuhanda utwara amasaha agera kuri 7-8 gutyo n'iminota 14 ariko kubera imodoka yari ifite umuvuduko mwinshi kandi itandukanye n'imivuduko ya hano muri Kigali no kuva ngo ho twaranyarutse ku buryo byageze saa 9 z'ijoro twageze muri Kampala no kuva ngo icyo umushoferi akoma ahore ubone impako z'ikirenganya mu birwa n'inyenyeri umuvuduko wari ushobora kubutimirwa ubwo bwakiye tugeze Kampala rero turayitembera tugera aho twajyaga baratwakira neza agira ingabo y'umutaba nikagira icondo rekameneze tubahaye ikaze mfura z'u Rwanda tubahaye ikaze mfura z'u Rwanda ahantu hari ibirometero bigera kuri 150 ubwo byari nyine urumva ko twageze na Uganda Kampala burimo mu rukerera za saa 10 ubwo nyine tuganiraho gatoya dufata iyi nzira nyine yerekera Mityana nkuko nabwiye rero uyu muhanda turimo urava Kampala ujya za Mityana ugakomeza mu Bende rero ubu Mityana twayivuyemo twinjira aho kugira ngo dukomeze mu Bende twinjira umuhanda w'igitaka twinjire Nyanzi muri za Kasanda ni nka district ubu tukaba destination yacu ikaba iri bube aho kuri Bukuya tubahaye ikaze muze muri
ufite aya yose guhera iyo nzu n'imiryango umwe ibiri irenga 3 ngo yari amacumbi. Noneho rero ako kazu karekare mubona niho hari igikoni ho batekera, noneho aho bapakingira hari hariya office n'izirazo hirya mubona. Ni ahantu hari heza ariko hamaze gukura, nkaba nezere yuko dushobora kubakora akabazi. Byose ni amazu yasenyutse ariko twabikora bikaba bizima. Ahangaha hose akaba ariho uruganda rwa Kumbucha rwa Ruje. Ngaho aho niho factory ya mbere twasuye irangirira, ubu tukaba tugiye gusura factory number 2. Mitiana habi icyayi cyinshi cyane. Iki cyayi mureba hano ni icyayi twagenze hafi ibirometero 4 turi hagati mu cyayi. Iki cyari gikubi igikoni. Iki ni igikoni. Ubwo nyine tumaze gusura inganda za Bukuya, urumva ko twasura uruganda rwa mbere Bukuya number 1 na Bukuya, tuba dusura na Bukuya 2. Ubwo byari ngombwa ko dutaha kuko bwari bwije, ubu byari bimaze kugera mu masaha 12 n'igice z'umugoroba. Ubwo niho twahagurutse Bukuya. Twaranyarutse kuko twarwanaga kugira ngo tugende turuhuke. Urumva ko twari twavuye i Kigali bugacya tugera Kampala. Byari ngombwa ko rero twiyemeje kurara dusuye ibyo bice byose tukaruhukira rimwe. Ni nayo mpamvu reba twihuta. Urabona ko na Kawa twayigezemo. Ubwo twatuvuye aho bita Nambole. Mu mujyi urabona ko hari urujya n'uruza. Kampala tuyigezemo. Rero igice tugomba kujyamo ni Busega, turayicamo tugere muri Buroba, aho tugera tukaba twakwicara tukaganira ku by'urugendo rwacu. Ngaho rero twahageze. Imana ikomeze ibongere umugisha kandi ibahe gufatanya natwe ibihe byose tuzaba turimo dushima.
twarangije dusenga. Nanone nkuko twatangiye dusenga isengesho risoza umunsi wacu. Turabashimira mwabaje gukurikirana ikiganiro cyacu kuva i Kigali ya Kampala.